u Rwanda kimwe n'abaturanyi badakora ku nyanja bari bakiranye yombi iyo mishinga ya gari ya moshi. Ndetse no muri 2009 kompanyi yo muri Canada yakoze inyigo yo kubaka umuhanda wo mu muhora wa ruguru. Iyo nyigo igaragaza ko uyu muhanda wagombaga kunyura muri Tanzania, Kenya, Uganda igakomereza mu Rwanda, Burundi, Sudani y'Epfo na Ethiopia. Hari hasigaye gutangiza ibikorwa byo kubaka. Muri 2018 nabwo Rwanda na Tanzania bemeranije kubaka umuhanda nk'uyu, ndetse bari bemeranije ko umwaka wagombaga gusiga imirimo itangiye. Icyakora byarangiye igisubizo cy'Iherezo ry'uwo mushinga kibaye ko bari gushaka amafaranga. Kuri aba badepite bari bazirengero ry'iyo mishinga cyane ko ngo yakabaye iri kugira uruhare mu guhangana n'itumbagira ry'ibiciro ku isoko. Ku byerekeye ubwikorezi, twigeze kugira umushinga wa gari ya moshi unyura muri koridoro noro cyangwa yo hagati, ariko nabonye muzitabwa umwaka utaha. Mu by'ukuri mu nyuma itaha nta iriho, kandi tuzi akamaro k'ubwikorezi. Iyo ubwikorezi bukozwe neza ibiciro biragabanuka, ku buryo intambara y'ibiciro dufite wenda yagabanuka, kandi bigaragara yuko ngo inzira gari ya moshi igabanya nibura igiciro cy'ubwikorezi, ku buryo nka kimwe cya kabiri kiva mu by'ukuri ku bwikorezi, ku buryo abaturage bamererwa neza. Kashaka kubaza rero impamvu mu by'ukuri umushinga umeze nk'uhagaze, ese barateganya iki, impamvu umwaka utabatawushyize mu byihutirwa. Dr. UZZZIEL NDAGIJIMANA uyobora Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi avuga impamvu iyo mishinga itari ku rutonde rw'yagenewe amafaranga muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023. Gari ya moshi kugira ngo itugira akamaro nuko yaba ihuzwa na gari ya moshi y'ibihugu duturanye, yaba ari umuhora wo hagati cyangwa umuhora wa ruguru uca mu bihugu bibiri, wo hagati ni igihugu kimwe. Kugira ngo uwo mushinga ushoboke tugomba kuwukorera rimwe tunabumvikanyeho, ari nabyo byakomeje kuba inzitizi kuva kera. Ariko nk'u Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja, ibi ni umushinga ufite agaciro kanini kuri twe, ariko kugira ngo tuwukora kubera ko n'ibindi bihugu duturanye nabyo byemeye kuwukora, tukajyanamo noneho ugahuza gari ya moshi, umuhanda wa gari ya moshi ugahuza ibihugu byose ukatugeza ku nyanja, yaba ari Dar es Salaam cyangwa se Mombasa. Mu by'ukuri ntabwo twashyira amafaranga iyo umushinga utagaragara ko ugiye gukorwa muri iyi minsi kugira ngo ushyire amafaranga, ariko duhora twiteguye ko igihe cyose ibihugu dufatanyije twabyumvikanyeho amafaranga yashakwa. Abakurikira politike n'ubukungu bw'akarere bavuga ko iyi myaka yasimburanyemo ibibazo bya politike, ku buryo bitari koroha kwicaza abantu batavuga rumwe ngo bungurane ibitekerezo ku mishinga y'iterambere. Usibye ibyo kandi ibi bihugu ngo bisanzwe bifite ubushobozi buke bw'amafaranga, ndetse ngo n'ingaruka za COVID-19 zarabizaje ku buryo bitari kubona ubushobozi bwo gushora mu mishinga minini, kandi abaturage bugarijwe n'ibibazo by'imibereho. Kubw'ibyo bashimangira ko iyi mishinga ishobora kuba igifite imyaka myinshi yo gusinzira ubudakanguka. TV 10.